Good morning guys. Tugiye kuganira ku byiza by'igitoki. Rero nko mubizi njya mbabwira ku bintu bigiye bitandukanye, ku byiza by'ibintu bigiye bitandukanye, ariko noneho uyu munsi nabazaniye igitoki. Tugiye kuvuga ku bwiza bw'igitoki. Kitari cya kindi cy'amafiriti ariko mujya muteka. Hari abantu badakunda igitoki ugasanga bateka igitoki cy'amafiriti. Tugiye kuganira ku gitoki navuga gitetse kinyarwanda bisanzwe. Nicyo tugiye kuvuga. Ubwo rero guys mube hafi kugira ngo tubane mu kiganiro. Ndabakiriye kuri YouTube channel yanjye, abatanze nitwa Cynthia Cici TV show. Rero nikaze kuri YouTube channel yanjye, utarakora subscribe please do. Abandi mujye mukora comment, mumbwire ibintu bindi twaganiraho, ibintu bindi nabaganiriza. Guys, ikintu rero ngiye nababwira, mwirinde gukoresha ibintu byose mubona kuri social media. Nababwiye ko turi buganire ku kintu kijyanye n'ibitoki n'ukuntu wakoresha ibitoki n'ibyiza by'igitoki. Hari aka video nabonye ka Marina avuga ukuntu ibitoki ari byo byatumye azana ikibuno. Ariko mu by'ukuri igitoki ntago ntekereza ko hari ahantu bihurira n'amasozi zo ku kibuno, cyane ko ikibuno ikibuno gifite ibintu byinshi byagikuza, ariko igitoki ntago nzi imyaka waba ukiriye kugira ngo ugire ikibuno, ku buryo nyine umuntu avuga nyine ngo igitoki. Guys, igitoki ni cyiza ku buryo nyine kuba aricyo yavuzeho ni sawa cyane, nubwo abantu bajya bagifata nkaho igitoki ari cy'abagore, ariko igitoki ni cy'abantu bose, kubera ko igitoki turaza kubona ubwiza bwacyo ndetse tubone n'ibintu byinshi kirinda, harimo kanseri n'ibindi. Rero guys, abantu nyine ntibakatubeshye ngo natwe twemere. Marina nimba yarabyibushye ni byiza, ariko igitoki ntabwo aricyo cyatumye abyibuha. Ashobora kuba ari ibindi yakoresheje kugira ngo abyibuhe, wenda n'igitoki akajya kirya, ariko ntabwo igitoki gishobora gutuma ubyibuha. Ahubwo igitoki buriya ikintu cyagufasha. Impamvu nari mvuze ku bintu bijyanye n'ibintu tubona kuri social media tuzajya tubyitondera, ni ukuntu nigeze kubona umumama asobanura tungurusumu, avuga ukuntu tungurusumu ushobora kuyinjiza mu kibuno inyuma, hariya twebwe dukorera ibintu bikomeye. Noneho tungurusumu ngo ukayifata ngo kandeke kubivuga byose, ariko ngo urayifata ngo ukayishyiraho elayo nyine, ngo ukayiteka n'iki, ukayishyiraho elayo ngo ukayicishamo hariya munsi. Ariko guys, ibyo ntabwo bikora, n'ukuri ntabwo bikora, ntabwo ntekereza ko bikora, ntabwo bikora, kubera ko ubwo se tungurusumu wayikoresha imyaka ingahe ku buryo yaba itumye umera gutyo. Ikindi ugasanga nk'umuntu ari kwigisha ngo amavuta, ngo ufata amavuta ngo ukajya ngo usiga ngo ku kibuno ngo kikazana shape. Come on, ikibuno ni gute wagikorera shape ku buryo kigira kibyibuha, kiba ari cyo cyiza? Ntabwo ari ugupinga wenda abantu baba barabikozeho, ariko nabonye nyine ashize n'igihe kinini cyane nyine akoze iyo video, ariko ntabwo ntekereza ko ibyo bintu bikora, kuko ntabwo tungurusumu I don't know, ariko ntabwo ntekereza ko tungurusumu
buri uzi ko umuntu aho kugira ngo akubwira ngo tungurusumu ngo wakoresha tungurusumu usko yakubwira ngo ujye urya ubunyobwa buri munsi aho kugira ngo akubwire ngo fata buriya ibintu byose muzumva birimo ngo gukoresha ku mubiri n'iki hatarimo ikintu cyo kurya kandi hari ahantu ukeneye kubyibuha mujye mubyitondera guys mujye amavuta baturangira n'ibiki byose mujye mubyitondera nawe wamenya nubwo era yari nziza tungurusumu ikaba ari nziza ariko ifite aho ikoreshwa ifite ibyo ikoreshwa ubwo rero reka twikomereze mbabwire ubwiza bw'igitoki ndetse mbabwire n'akamaro k'igitoki kugira ngo hatazagira n'undi muntu ugira ikintu ababeshya ese guys mwari muzi ko igitoki kirinda kurwara kanseri y'amara abashakashatsi bo bavuga ko igitoki ari cyiza kirinda kurwara kanseri y'amara kurusha imbuto igitoki rero guys ni cyiza kubera ko urumva nimba kirusha imbuto bivuze ko nyine hari akamaro kenshi gifite cyane ko igitoki tuzi ko gikungahaye cyane kuri fibre igitoki kigiramo potassium vitamine B6 phosphore zinc ndetse na vitamine C rero ibyo bintu byose kifitemo ari byo bigiye biturinda izo ndwara zaba ziterwa na kanseri ikindi zikaba ibyo bintu bikaba bituma igitoki kigabanya isukari mu mubiri ikindi kigatuma umuntu ukunda kugikoresha atagira ikibazo cy'urwungano ngogozi kuriya nyine uba wariye ukaba watumba ukaba wagira ikibazo mu nda sinekeza ko hari umuntu ugira igitoki ngo atumbe kiretse yari ibindi bintu bitari igitoki ariko igitoki cyo gifite ukuntu kifitemo iyo umaze kukirya uba wumva uhaze ariko udahaze cyane kwa kundi umuntu aba yumva atumbye nk'iyo yari ibijumba cyangwa amateke cyangwa ikindi kintu gikomeye rero igitoki kikaba kifitemo ubwo bushobozi ikindi igitoki buriya ni ikintu gishobora kugutindamo ukajya wumva nagushonje naguhaze muri uko rero kuba gitinda ukumva ushonje cyane ukumva urimo hagati bituma ntuza calories zawe zishakamo zirya ubwazo kuriya zirya rero biriya nabyo bituma umuntu ashobora kugabanya ibiro ariyo mpamvu bavuga ko nyine igitoki ntabwo gishobora kukubyibushya ariyo mpamvu nahakanaga ko Marina biriya yavuze nyine atari byo kubera ko akenshi ibintu tubona ko bikuza amasozi z'ikibuno akenshi biba binabyibushya rero ikindi navugaho ku gitoki igitoki rero gifitemo ubushobozi bwo kuba cyarinda indwara zijyanye n'umutima ndetse n'indwara zijyanye n'imitsi ubwo rero mu bushobozi zifite zikaba zarinda kuba warwara indwara y'umutima ndetse kuba wagira ibibazo by'imitsi ndetse kuba wagira ibibazo bya diabete iri mu bwoko bwa B iri mu bwoko bwa kabiri rero ku bantu batari bazi ibyiza by'igitoki nabashishikariza kujya muri igitoki ntabwo igitoki ari cy'abamama bonyine igitoki ntabwo ari icy'abakobwa abantu bose bakoresha igitoki abantu bose barya igitoki nta muntu n'umwe utarya igitoki kubera ubwiza bwacyo kuko ntekereza ko imitsi irwarwa n'abantu bose kanseri irwarwa n'abantu bose
umutima ugorwa n'abantu bose. Rero guys, mukavuga ngo igitoki ni cy'abakobwa, ngo igitoki ni cy'abamama, ngo igitoki ni nyoroshyo. Nibyo ishobora kuba iyo nyoroshyo muvuga, ariko ikaba ifite n'ubundi bwiza bwacyo. Ubwo rero igitoki rero kuba kirimo B6 bishobora gufasha ku muntu urwaye diyabete kuringaniza isukari nyinshi mu mubiri, kubera ko isukari ibiri hejuru cyane. Ubwo rero B6 ikaba yafasha umuntu urwaye diyabete kuringaniza isukari ye. Rero ikintu nababwira nuko twari turi kuganira ku kintu kijyanye n'igitoki. Ubu rero igitoki tukaba tugishoje. Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo igitoki ngo ni nyoroshya-mabuno. Kenshi abantu bakirya cyane bakunda kuba boroshye, ariyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ko ari nyoroshya-mabuno, ariko si cy'abakobwa gusa, ni cy'abantu bose. Rero guys, mwakoze kubana nanjye, yari Cynthia Cici TV show. Mukomeze mubane nanjye no mu bindi biganiro by'ubutaha. Bye, ndabakunda, Imana ibarinde.